Uwiteka himbazwe. Haleluya, 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 haleluya. Uwagaragaraga nk'ikivume niwe wabaye umucunguzi wacu, kuko yambaye ubuvume bwacu atwambika gukiranuka kwe. Ibyo ntitwari kubihera ku mirimo yacu, ahubwo twaramwizeye atwambura umwambaro arawiyambika. Niyo mpamvu twamubonaga tugatekereza ko yakubiswe n'Imana, nyamara ibicumuro byacu ntibyazize. Yashenjaguriye gukiranuka kwawe, gukiranirwa kwawe. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Twabaye abaragwa bidaturutse ku kindi, twizeye Kristo gusa. Arabambwa turabamburwa, yambika ububi twambikwa ubwiza, aricwa turazuka. Haleluya. Shobora kuba nabikugiye mu muziki mwinshi, shobora kuba nabikugiye mu muziki mwinshi, ariko hari ubuzima dukura mu kwizera Kristo, kuko ari bwo buzima. Ubu ngubu turimo ni amagara. Iyo umuntu yabuze amagara arapfa, ariko wabuze ubugingo apfa iteka ryose. Uwabuze ubuzima, icyo Bibiliya yita ubuzima, apfa iteka ryose. Niyo mpamvu Kristo wari wambaye ubuzima, Kristo wari muzima, yagiye mu bapfuye nabo baba bazima. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwizera umwana w'Imana azabaho, mbona aho yaba yarapfuye azongera abeho. Ntabwo ari ukubaho kundi duheshejwe n'imirimo, ni ukubaho duheshejwe no kwizera. Niyo mpamvu ibindi byose tubibona nk'ibipfuye, tugatumbira Kristo wenyine, kuko niwe banze ryo kwizerwa. Mugezeho mperako, mugezeho mperako, mugezeho mperako.
muteze kumwamburwa abe na gato yabaye amateka bakoze kuza gushyigikira urukundo rw'Imana kandi turarwumva cyane kadukomeze turirimbe ibindi turabirondera mu ndirimbo Hallelujah. Reka abantu bari inyuma bazamura ibiganza turebe abari imbere natwe tuzamure turebe reka twese dukunda Imana Listen.